Shalom shalom. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka ahabwa icyubahiro. We yongeye kwemera ko nongera gusangira namwe ku byanditswe byera. Haleluya. Nizere ko mwese aho muri mukomeye. Uwiteka akomeje kubarinda. Nukuri izina ryayo nihabwa icyubahiro ku burinzi bwayo bwa buri munsi. Ihora iturinda n'imiryango yacu. Muri kano kanya reka mbanze nsenge niragize mu maboko y'Imana mbere yuko ntangira gusoma ku byanditswe byera. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri kano kanya. Nyagasani ndakwinginze kugira ngo ibyo mvuga byose biba biturutse mu gushaka kwawe, ntagire ikintu mvuga kitari mu bugombe bwawe. Mwuka wera ndakwinginze kugira ngo uzubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza, kugira ngo rino jambo ritugirira akamaro n'abazaryumva bose rizabagirira akamaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen amen. Uno munsi turakomeza dusoma mu Itangiriro 18. Turakomeza dusoma ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 33. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Isodomu. Abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso Isodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati: Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'umunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uwiteka aravuga ati: ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeje Isodomu, Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Aburahamu asabira Isodomu. Aburahamu aramwegera aramubaza ati: warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kuhareka kubw'abakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirazira. Umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Uwiteka aramusubiza ati: nimbona Isodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo. Aburahamu arongera aramubwira ati: mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa. Ahari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5, uzarimbura umudugudu wose kuko habuzeho 5. Aramusubiza ati: sinzawurimbura nimbonamo 45. Arongera aramubwira ati: ahari hazabonekamo 40. Aramusubiza ati: sinzawurimbura ku bwabo 40. Aramubwira ati: umwami ye kurakara nanjye ndavuga. Ahari hazabonekamo 30. Aramusubiza ati:
sinzawurimbura nimbonayo 30. Aramubwira ati dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazabonekamo 20. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 20. Aramubwira ati umwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamo 10. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 10. Uwiteka arigendera. Amaze kuvugana na Aburahamu asubira iwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Ubushize twaganiriye kuri Aburahamu. Yari yabonye abashitsi, abamarayika baramugendereye, abafata neza, bakira neza, bagiranye ibihe byiza. Ariko ntago bari bazanywe no gusura Aburahamu gusa. Twumvise mu gisomwa ukuntu bari bazanywe no kugenzura ibibera muri Sodomo na Gomora naho. Ariko nyine abo bamarayika bamaze kugirana ibihe byiza na Aburahamu, igihe cyarageze nyine ko bakomeza urugendo rwabo. Ariko Imana ntiyari yamubwiye aho abamarayika bagiye kujya. Ariko Imana iricuza, iravuga ati koko ubu koko ndeke kubwira Aburahamu simubwire ibyo ngiye gukora, kandi Aburahamu azava mu bwoko bukomeye cyane. Imana yisubiraho ibwira Aburahamu ko Sodoma na Gomora hari ibyaha byinshi cyane. Hari abantu benshi batakiye Uwiteka, bagataka bakarega Sodoma na Gomora, kandi uko gutaka kwabo kwageze ku Uwiteka. Ariyo mpamvu ari ngombwa ko Imana yimanukira, ariyo mpamvu Imana yabaye ngombwa ko yimanukira ikagenzura ibibera muri Sodoma na Gomora. Ngwiri igenzure kuko ari umucamanza w'ukuri, igenzure neza ko ibyo biregwa muri Sodoma na Gomora ari byo, hama kugira ngo ice urubanza rw'ukuri. Haleluya. Imana yacu ni umucamanza w'ukuri. Urumva ko Aburahamu nk'uko twabisomye ari umugabo Imana yatoranyije, ari umugabo Imana yari ifitiye imigambi ikomeye, kandi ikaba yari ifitiye imigambi ikomeye y'abari mu isi yose n'abazatura mu isi yose, kuva kuri icyo gihe cya Aburahamu atoranywa kugeza igihe isi izashirira. Urumva ko abari mu isi yose bazahabwa umugisha mu izina rya Aburahamu, muri Aburahamu bazahabwa umugisha, ko Aburahamu Imana yari yamuhaye misiyo yuko agomba kwigisha abana be, abari mu rugo rwe, ndetse n'abazakurikiraho, akabigisha gukomeza inzira y'Uwiteka, akabigisha gukora ibyo gukiranuka, akabigisha guca imanza zitabera. Iyo niyo misiyo y'Uwiteka yari afite kuri Aburahamu, ko yigisha bo mu rugo rwe n'abandi bose gukora gutyo. Kandi abazemera gukora gutyo, nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze ko abari mu isi yose bazahabwa umugisha muri Aburahamu. Ntawe uzahabwa umugisha kuko yavuze ati Mana ya Aburahamu, nk'uko tuyita
ari izina ry'Imana ni Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Iyo tuvuze gutyo nuko tuba ni rimwe. Imana ifite amazina menshi, ariko iryo ni izina rimwe mu mazina y'Imana. Ntidufite gusenga gusa ngo durasenga Imana iduha umugisha kuko twayihamagaye. Mbega kugira ngo Imana itugirire neza, wenda ugasenga ugati kubw'amasezerano wagiriye Aburahamu ko uzagirira neza abantu bari mu isi bose, bazagirirwa umugisha muri Aburahamu, nanjye mwamungiriye neza, abugirira neza ntusige, nanjye ungirire neza kubw'amasezerano wagiranye na Aburahamu. Iryo sengesho mu by'ukuri ni ryiza, kuko isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ni isezerano rizahoraho mpaka isi ishize. Ariko aho ngaho no kwitondera, Imana yavuze neza ukurera ko isi yose izaherwa umugisha muri Aburahamu ari uko bakoze bino bintu, ari uko bakomeje mu nzira y'Uwiteka. Icyo ni icyambere, gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Hari inzira y'Imana abantu twege tugomba kugenderamo, tugakomeza inzira y'Imana. Abakristo bose barayizi, komeza inzira y'Uwiteka, ariko ntidukomeze, ntitujyane n'ibihe biriho, ntitujyane n'ibihe biri kuri iyi si, ibihe bigezweho. Ku buryo hari abavuga ati ijambo ry'Imana, kiriya gitabo cya Bibiliya ni igitabo cyanditswe kera, ni igitabo cyo muri antike. Ariyo mpamvu tudashaka gukurikiza ibirimo, kuko ni igitabo nyine kitagezweho. Ugasanga abantu turashaka gukurikiza ibigezweho, ibijyanye n'isi bigezweho. Iyo si inzira y'Imana. Inzira y'Imana ni ukugendera mu ijambo ry'Imana. Icyo nicyo cyambere. Niba dushaka guherwa umugisha muri Aburahamu, icyo nicyo cyambere tugomba gukora. Tugomba gukomeza mu nzira y'Uwiteka, ntiduteshuke ko haje ibintu bigezweho kuri isi, ariko dukomeze inzira y'Uwiteka, nibwo tuzahabwa umugisha. Tuzahebwa umugisha muri Aburahamu kubw'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Icya kabiri ni uko dukora ibyo gukiranuka. Ni gute dufite gukora ibyo gukiranuka? Ubundi ni ijambo risobanutse, ariko rifite no gukomera cyane. Gukora ibyo gukiranuka ni ukubaha Uwiteka, ni ukubaha Uwiteka. Bene data, murabizi neza ukuntu abana b'abantu dufite ukuntu twinangira umutima. Imana itubwira ngo tunyure ahangaha, twege tukavuga ati tunyuze ahangaha. Abana b'abantu turi tetu. Imana iravuga tukaburana nayo. Imana iravuga ati kora ikijya hariya, ati se kuki jyewe, kuki ari jye watoranyije, kuki bitamera kuriya. Urumva tuba dushaka gutegeka Imana. Uko siko gukiranuka. Gukiranuka ni ukubaha Uwiteka, tukayubaha. Mu gihe ivuze gusa ikavuga, tukubaha ijambo ryayo, tukarikurikiza, tukarigenderamo. Gutinya gukora icyaha, tugatinya gukora icyaha. Gutinya gukora icyaha ni uko umukiranutsi, kuko icyaha nicyo kidutandukanya n'Imana. Icyaha gituma Imana ijya kure yacu, ikajya kure yacu, ntishake no kutwumva, ntishake no gukora natwe. Urumva iyo tudafite protection y'Imana, tuba dufite protection y'iki? Satani ba yatubonye. Icyaha kitujyana kure. Ariyo mpamvu mu gukiranuka tugomba kubaha Uwiteka. Ubukiranutsi Imana ivuga ni ukubaha Uwiteka, ni uguhunga icyaha, ni ukwanga icyaha tukagihunga, kuko icyaha
nicyo kitujyana kure y'Imana, nk'uko twabisomye kuri Adamu na Eva ko bacumuye, Imana ikayoburije bikaba ngombwa ko ibirukana muri Edeni. Bari bamerewe neza, bari bagubwe neza. Icya gatatu nacyo ngo tugomba guca imanza zitabera. Guca imanza zitabera. Guca imanza zitabera bijyanye no kuba umunyakuri. Uri umunyakuri nta kabuza uca imanza zitabera, ariko uri umuntu w'umuriganya, urumva se ko waca imanza zitabera ute? Muri kantu kose tugomba kuba abanyakuri, tugomba gukoresha ukuri. Habayeho ukazi yuko bakubwira ati bino bintu byagenze gute, we wabibonye? Bari abantu byagenze gute? Nyine ukavugisha ukuri, kagati byagenze gutya, byagenze gutya, nabonye uko byagenze, mbega ugaca imanza zitabera. Nk'uko Imana yacu nayo ica imanza zitabera. Ni benshi cyane kuri iyi si bahowe ubusa. Ni benshi cyane kuri iyi si bari muri gereza kandi bahorwa ubusa, kuko haciwe imanza z'uburiganya. Bamwe bagatanga ruswa. Benshi bafata za ruswa bagaca imanza z'uburiganya, bakabonera abarengana batakoze icyaha akaba aribo bajya muri prison, abakoze ibyaha akaba aribo bidegembya. Imana itubabariye cyane. Kino kintu Imana ikizirirunuka ko umuntu aba afite autorite yahawe kandi akayikoresha nabi. Abantu b'abacamanza abo nibo tuzi ko babyigiye kandi ari abajije b'abacamanza nyine, ariko sibo gusa. No mu buzima bwacu bwa buri munsi dufite guca imanza zitabera mu byo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igihe cyose hariho occasion yo kuvugisha ukuri, uvugisha ukuri ngo tuburanire abarengana. Iyo ni ijambo ry'Imana. Tugomba kuburanira abarengana. Iyo ubonye hari urengana, umuburanire, umuvugire, uvugisha ukuri, ibintu bimeze gutya, umurengere. Niyo ufite ububasha bwo gukura umuntu mu kangaratete, niko nabyita, ubikore ko uwo ni umugisha w'Imana, kuko nawe uri muri icyo kibazo wakwifuza ko hari uwakurusha amaboko akabikora. Haleluya, haleluya. Sasa rero hari ibintu bikomeye kuri isi. Hari ibintu kandi bikomeye abana b'abantu. Ugasanga duciye imanza z'uburiganya, tugize za fraude, ziriya zose za fraude. Ukemera ukagira fraude kandi uzi ukuri, ngo kuko ushaka kurengera iki, ngo kuko ushaka kurengera mwene wanyu, ukemera ukamucisha mu nzira za fraude. Ibyo ngibyo se urumva Imana itazabiduhora? Wowe ukumva wamukunze ukagati kabisa, nawe ugira ngo uzagere kuri kiriya kintu, ugomba nawe kugira za maguyi, ugomba kunyura aho abandi bose banyuze, mbese ukaba wamushigikira mu gukora nabi, ukaba wamushigikira kujya mu nzira zidafututse, mu nzira z'ibyaha, ngo tungo agere kujya abandi bagezwe. Ngo kuko kuba kuri isi ngo nuko bimeze. Kuba kuri isi ngo ntawe ukira ngo atibye, ngo ntawe ukira atabeshye. Icyo ngiki Imana kitubabariho cyane. Nubwo wabona ari mwene wanyu, nubwo wabona ari umwana wawe wibyariye, yakoze ikosa, ukemera ugaca imanza zitabera kuko ushaka kuburana, ukemera ugaca imanza ukabeshya kuko ngo ari umwana wawe, ngo kuko ari umwe mu muryango wawe, ukemera ukabeshya tu,
ukemera ugakora fraude, ukemera ugaca zino manza Imana ayankurunuka, ugakora ikintu kikuzanira umuvumo kandi kikazanira umuvumo n'uwo nguwo wiswe ngo wakunze mwene wanyu. Icyo kintu nacyo no kucyitondera cyane. Imana irashaka ko twicara ku ntebe y'ubujije, irashaka ko twicara ku ntebe y'ubujije kugira ngo duce imanza zitabera, kugira ngo dukore ibintu bizima. Kuvugisha ukuri ari mwene wanyu nubwo yaba yakoze ikosa yaboneye uwundi kandi ubizi neza, ntukamuvugire ngo ni mwene wanyu, kuko icyo ngicyo ni igihano kibi cyane ku Mana. Uwiteka tubabarire. Icyo kintu ndabizi ko ari ikintu gikomera abantu cyane. Nanjye ubwanjye cyankomerera, nanjye ubwanjye iryo jambo rirankomerera, kuko mfite kuba nabeshya kugira ngo ndokore mwene wacu umerewe nabi, kugira ngo ariko si uko nguko. Niba dushaka kwitwa abana b'Imana, niba dushaka kugendera mu ijambo ry'Imana, tugomba guca imanza zitabera, tukambara ikanzu y'ubukiranutsi. Ari umwana wawe uvugisha ukuri uti byagenze gutya na gutya, nta kundi ikosa wabikoze, ari muri prison urajyayo. Urazi ko ari ibintu bigoye, urazi ko ari ibintu bikomeye kubona wemera ugaca imanza ukavugisha ukuri, ukabona umwana wajya muri prison, ukabona umwana wamuha ibihano bitabaho kuko yakoze nabi, kandi kuko wemeye kuvugisha ukuri. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Ariyo mpamvu tugomba gusenga Imana cyane kugira ngo iduhe imbaraga zo guhinduka, iduhe kuvugisha ukuri, yaba kuri mwene wacu, yaba ku mwana wacu, yaba muri situation zose tubona ko zikomeye, yaba ari wa wundi uturusha amaboko. Mbega hari dushobora no gutinya mu kazi, tugatinya kwa gati umushefu yabikoze gutya, nabibonye ni wahora nk'umushahara. Ariyo mpamvu ntavugisha ukuri, simvugisha ukuri ko niwo nk'umushahara, nzabaho nte? Ilfo ko mbeshya nkavuga ko atabikoze kugira ngo tumurengere, kugira ngo tumbeho. Twitonde cyane, twitonde cyane kabisa. Ni kangahe abavuga butumwa bemera bakabeshya ijambo ry'Imana? Ni kangahe abapasiteri banga kuvugisha ukuri, banga kuvugisha ukuri ku ijambo ry'Imana rimeze, kuko bazi neza ko bafite abamambre batanga ibya 10, bazi neza ko bafite abamambre batanga amafaranga menshi muri church, mu rusengero, bakanga kubabwiza ukuri, bakanga kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko riri, bakemera bakaririganya, bakemera bagaca hirya no hino kugira ngo gusa abo mambre babo badasohoka muri batababura. Ni kangahe bene data murabizi namwe ko bibaho, biriho kuri isi turiho. Umuntu wemere kuvuga ijambo ry'Imana akaryemera, kavuga ati ndumuvuga butumwa nzavuga ijambo ry'Imana, ariko tout de même akarengaho akanga kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko riri, kuko azi neza ko abo bantu bamuhaga amafaranga, abo bantu bafashaga iyo church, urwo rusengero rwe, avugisha ukuri bagenda bahava. Imana tubabare cyane. Tuzaherwa isi yose izaherwa umugisha muri Aburahamu ni ifata uko nguko, nikomeza inzira y'uteka, nidukomeza inzira y'uteka tugakiranuka, tugaca imanza zitabera, tukavugisha ukuri, tukaba mukuri, tuzasenga kandi Uwiteka azaduhera umugisha muri Aburahamu
nk'uko yabimusezeranije. Haleluya, haleluya. Nuko rero Imana ibwiza ukuri Aburahamu, iramubwiza ukuri iti gutya na gutya uko bantakiye ngiye muri Sodoma na Gomora kuri ibihabera, kandi nimbona ubutaka kw'abantu guhwanye n'ibyo bareze Sodoma na Gomora barabona ibihano. Rero Aburahamu yatekereje kuri ku mukuze wiwe Loti yabaga Sodoma, ati Loti nabi baragiye kurimbuka kabisa, kuko bari batuye Sodoma. Urumva arabavugira, mbega yaravuze ati ko niba ari 50 urabarimbura, koko urarimbura abakiranutsi n'abanyabyaha barimbukane bose icyarimwe? Arajurira kugeza Imana yemeye ati niba abana 10 gusa, niba hari n'abakiranutsi 10 gusa muri iriya migi, ntago mpagirira nabi, ntago babona ibihano. Urumva ukuntu Aburahamu nawe yarahangayikishwe na mwene wabo, bene wabo bagiye kurimbuka. Ariko Imana n'umucamanza utabera, Imana yumvaga ibyo Aburahamu arimo kumubwira, kavuga ati wahora n'iki nubwo haba abakiranutsi 10 gusa, ntago mbahana, ntago mbaha ibihano bibagenewe. Murumva ukuntu kuba umukiranutsi ari ibintu byatsinze gusa. Kuba umukiranutsi ni ibintu byatinze, kubaho Uwiteka, gutinya icyaha, kuvavanura n'ibyaha. Ibyo nibyo bitugira abakiranutsi. Haleluya, haleluya. Ariko Imana yumvise gutaka kw'abarega Sodomo na Gomora, kuko bari abantu b'ibyigenge bikoreye icyo bashaka, nta Mana ari mu buzima bwabo namba, bikoreye ibyo bashaka bijyanye n'umubiri, umubiri ukabakoresha ibyo bashaka, ko nta Mana barafite. Nuko bimeze iyo tudafite Imana, umubiri udukoresha ibyo dushaka, ibyo dushaka. Ibyo umubiri wifuza n'ibyo mwuka wifuza ni ibintu bibiri bitandukanye. Mwuka ntago yifuza icyo umubiri ashaka, umubiri ntago yifuza icyo umwuka ashaka. Murumva rero iyo tudafite Saint Esprit, ukuntu umubiri wacu ukora dega, umubiri wacu ukora amahano, umubiri wacu ukora biteye isoni. Niyo mpamvu kugira ngo turokoke muri isi, kugira ngo turokoke Gehinomu, tugomba kuba dufite Mwuka Wera mu mitima yacu, Mwuka Wera buri gihe. Ahatari Mwuka Wera hari umwijima nyine, hari umwijima. Ahatari Umwuka Wera hari amahano. Imana n'umucamanza utabera. Niyo mpamvu yemeye gusenga kwa Aburahamu, yemeye kujurira kwa Aburahamu, ati mwana wanjye nubwo aba 10 gusa bakiranutsi, ntacyo ndi bubatware. Ntago Imana ikimanza zitabera. Imana ijya guhaguruka ku ntebe. Umva Imana yavuze ati manuwe no kureba ko ibivugwa koko ibiregwa muri iriya migi ari byo. Imana irabanza ikagenzura. Imana ijya guhana ariko yabanje kwigenzurira, ikareba neza, igaca imanza zitabera. Imana yacu ni umucamanza w'ukuri. Niba hari umucamanza w'ukuri tugomba kwigiraho, tugomba kwigira ku Uwiteka. Mwibuke ukuntu Rusofero yahanuwe mu isi, akurwa mu ijuru. Mwibuke ukuntu Rusofero Imana yamuremye imukunze cyane, imuha uburanga, imuha ubwiza buteye ubwoba, imuha amajwi ateye ubwoba. Yari umwe gusa ariko yari afite amajwi ageze kuri
ijwi ya rusufero ryarimo amajwi ageze ku ibihumbi n'ibihumbi miliyoni ahari. Yari umushefu, Imana yari yamuhaye ubushefu hariya mu ijuru. Imana yabimukoreye, yabikuye kuko yari yamukunze. Imana yari yakundaga rusufero ko yamwiremeye. Ariko Imana rusufero yigize nabi, ashaka kwicara ku ntebe y'ubwami, ashaka gukura Imana ye ku ntebe. Ari impamvu nubwo Imana yamukundaga gute, nubwo Imana yamukunze gute, ariko Imana yakoresheje, yagize urubanza rutabera. Imana yaramuhannye bikwiranye n'ubwibone bwe, bikwiranye n'icyaha cye. Imana imuhananura ku isi. None murumva, Imana yahannye rusufero kandi yaramukundaga cyane. Yari yaramuhaye ubutware, yari yaramuhaye uburanga, byose ikamuhana. Ni twebwe bana b'abantu nubwo idukunda gute, natwe ni twebwe itazaduhana twakoze nabi, tuvuga ngo Imana yacu igira imbabazi, Imana yacu n'umunyampuhwe, nta kizatugira, tuzacumura ariko Imana izatubabarira. Ntago ari uko bimeze. Imana ica imanza zitabera. Igihe kiragera, Imana ikavuga ati birahagije, enough is enough, igaca imanza zitabera. Nuko Imana mu miterere yayo imeze, yo iranihanganira, izi no kwitwihanganira. Numva, ariko twebwe twihanganira abadukoreye nabi. Iyo umuntu yaducumuyeho turamwihanganira, ko Imana twihanganira. Iyo umuntu yaducumuyeho turamubabarira, ko Imana twebwe tubabarira iyo twayicumuyeho. Izo karakteri rero z'Imana tugomba kuziga, kuko niyo ntego y'Bibiliya. Iyi ntego y'Bibiliya nuko dukomeza gusa nka Yesu. Tugenda imbere dusa nka Yesu. Iyo niyo misiyo y'Imana yaduhaye kuri Bibiliya. Twige guca imanza zitabera nk'uko Imana umwami wacu aca imanza zitabera. Tumwigireho, duca imanza zitabera, tubabarire abaducumuyeho, twihanganire abatugirira nabi, tubasengere kuko ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo tubasengere, tubaho umugisha kandi tubihanganire nk'uko Imana yacu twihanganira cyane. Izo rero karakteri z'Imana tugomba kuziga, kandi nibwo bushake bw'Imana. Haleluya. Uwiteka akomeze kutuganiriza kuri ino jambo, kugira ngo dukomeze gukomera mu buryo bwo mu mwuka, kuko ari ubwo bushake bw'Imana, kugira ngo tuzahinduke ubwoko Imana yishimiye. Kandi kuri izo mpamvu niduhinduka ubwoko Imana yishimiye, tuzaherwa umugisha muri Aburahamu, nk'uko Imana yabisezeranyije Aburahamu imyaka n'imyaka ishize myinshi cyane Aburahamu akiriho. Uwiteka bampera umugisha, mukomeze gusomera iryo jambo, turisobanukirwe kugira ngo tubashe gutera imbere, kugira ngo tubashe gusa nk'umwami wacu yaturemye. Amen. Shalom shalom. Tuzosubira Imana nibishaka ubutaha. Amen amen.